umuntu yampa amafaranga akambwira ngo kora iki ukubizi ngiye kureba ikiganiro yago yakoze n'ukuntu yavugaga ibyo ndimo ndavuga ubu ndimo ndabihuza ndashaka kugira ngo mbivuge njyewe direct ntabwo ngiye guca hariya na hano ubundi yagucyo ashaka kuvuga yashaka kuvuga ko Lilipupa afite amafaranga menshi yaje akonayivinga nawe and then uja mu bantu kazajya contacting iriya ngo noneho na Pastor Kimazamo kubera iki twagiye deep umuvugizi wa RIB akimara kuvuga ibyaha birindwi yampana aregwa nibwo twavuze kuko none ndashaka kubaza Godfather niba muvuga ngo keretse noneho abantu n'abantu bakabyemera sha umuntu araje tuvuze ku muntu wafashwa gafungwa turi kumwe dusize comment ku muntu wafashwa gafungwa dukotinze igihe nazanye umuntu hano arasoma tuzana abantu bagasoma hanyuma nangirije nte mfungishije umuntu nte ubugambane burihe kuba navuze gukotingi uretse gato gukotingi inkuru yo kujya ubwo igihe ndi mu bugambane n'igihe turi mu bugambane na RIB siko bimeze se kuko ibyo twavuze ibyanditswe n'igihe tuvuga ibyaha birindwi umuvugizi ya RIB yatangaje yampana aregwa ariko ndimo ndabona imijugujuga abahungu barimo barakohereza navuze ati ka kazingo kanje noneho kagiye kubyibuka reka ze kubwire du urimo kumva ni byiza ubwo hageze ntabwo no that's the promotion by the way ariko nyine ntabwo urabizi ko najya avuga ku bintu nk'ibi uwita bitre uzi ikintu yakoze yafashe ikiso cy'abasamurayi urakizi abasamurayi ubundi abari umuninja urumva yambara agatambaro ku mutwe akambara nk'umuntu ukina karati ariko akambara agatambaro ku mutwe gutya urumva none akagira igiso kirekire gutya atera ikinyuma agatera ikimbere agakubita flick salute akajya nko mu kirere yarangiza akaza agahita kata umutwe najya husha uwitwa bitre nicyo kintu yago ngo barabaga ibyo ni ibikabyo urukumva ibyo uzubira bintu bibona ngaho umuntu wa mbere of course yagomba gukora ikiganiro yakoze indirimbo ya mbere iratwika nanayivugaho urukumva ajya kwa Alisudi ayikoraho ikiganiro turi kumwe niki yavuze utemeranya nacyo uravuze niki bitre yavuze utemeranya nacyo dumba ukunu kuri nkubwiye imbere y'Imana ntabwo nigeze numva ibintu bitre yamvuzeho uretse akantu gato yabakasi bakakamba ni izina ry'Imana ntabwo nigeze numva ibintu yamvuzeho igukinire bitari birana numvishe turadutoya tuduce urabifite byose urekene ikiganiro kiragire hano hari kwanza uyu nguyu yasisi bigeze cyane hari uyu RIB aba bantu bari ku mbuga nkoranyambaga baba hanze y'u Rwanda nibo batwiciye imyidagaduro ni nabo bangije urubyiruko ruba muri showbiz ubu bamwita Eminyaho ahantu katoyitonde abantu bari muri showbiz bari hanze y'igihugu basapotinze showbiz nyarwanda bayisapotinze baruta bavukiye wa Great Hotel wa Dwayne no Great ngo tuyikorere y'ibiganiro bifata abantu bose ngo bahuze ngo bagire bamwe baramuruta ntabwo bamuruta byibura bavukiye ya Dwayne Hotel tuyikoreraho sibyo se ibikorwa byacu bigatera imbere urambwira reka none reka nituvugire mu nyiramivembe kuzamuvuma Godfather gufashije iki muri showbiz Godfather ntacyo mfashije ariko Godfather arasenye utibagirwa ko hari abandi bari hanze gufasha bande Dumba nakora uretse Dumba wenyine ano kansigo ko yabarandata hano barandata uretse Dumba hano murandata akubona ari kuri kamera uyu kamarade singuyu kamarade wirirwa noneho cya kamarade cyawe baragifasha gitera inkonji mama utagira ngo kamarade nimba hari umuntu mbabaza uyu mujene witwa kamarade uyu nguyu arangije tujya kwa Yago Pondat we yakushinze mu rutoki aravuga ati Godfather ndakubaha ariko Godfather uri inyuma y'amapyeji ngo ibintu byose byari setup gufata ya mpano ngo ibiki n'ibiki ngo hari umukire
ngo utishimiye jihadi kubafunze ngo niwe ushiramo amafaranga niwe ushiramo hariya ngo agashira amafaranga ngo noneho uwitwa Kibamba Godfather agafata inkoni kumwe umuntu nk'umushumba ugiye uragira inka turaca hano okay uretse gato ukiraho ngaho do ndashaka kukubaza kuri iki kintu cya ya mpano reka tukigarukeho gatoya ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ukuri nk'umuntu ubizi simbizi Godfather kubera aho ngaho simbizi neza reka nkubwire rero aha ngaha nicyo jya pfa namwe turi kumwe ngaho ceceka kuko muri iyi ndyarya ceceka kuko ntega amatwi ceceka kuko uri indyarya nawe ndakubwira impamvu nta kintu utazi umunsi nahakanye ya mpano ku byo ari gukora urimo kunyumva umunsi wowe uri mu bantu bavuga ko uri gushaka gufungisha aba jihadi hano n'abapazo yes or no uvuga ko uri gushyiramo imbaraga uretse gato muri kese ya mpano nturi mu bantu bavuga ko ndi gushyiramo umuriro Godfather mutinye genda uvuga gake ntabwo ari gake ntangira iryarya kuko iyo uvuga ngo ntabyo uretse gato mutinye ntega amatwi ntabwo nabwo sijya ngo ufite ibyo ndi kuvuga no kuvuga ngo dusubire uretse gato dusubire inyuma gato ndashaka kukubaza ya mpano nupape uraza gupapa uvuga amafuti ikintu dumba iyubahe nupape manje ku bugoryi bro vuga mujya mugira ngo that is the stupidity ngo uraza kuvugira mu muntu ngo kugira ngo atume urugo no it's not gonna work garuka gato ya wanijyarya uretse gato hama hamwe gusubiza inyuma gato ya mpana amashusho ye ajya hanze navuze bingana gute waravuze okay navuze bingana gute ugereranyije uko namaganye ya mpano no gukubita umugore we nigiha amashusho ya mpana ajya hanze ngafata ya mpano nkamukomeza nkamagana bashyize amashusho hanze nkanasaba ko banakurikiranwa ni hehe navuze cyane cyangwa nakoresha igihe kirekire ni hehe ko byose wabikurikiranye ube unete ko wavuzera insabira ya mpano kurenganurwa impamvu navuye kuri ya mpano nkavuga ati nawe ukurikiranwe byari byagenze bite byari byagenze gutarya you see ntabwo ngiye ngira uruhande ntabwo bro ndi netre ntabwo ndafata uruhande ya mpano nababajwe n'ibyamukorewe uzi ko nabyitaga nakagambane ko bamugambaniye kubera iki ibintu bibaye umwana agiye kujya kureba mu Bufaransa urabyibuka ndatabaza ndavuga ngo abantu bose bakurikiranwe kugeza igihe Pazo yavuze ngo ndi kubafungisha Pazo aravuga ngo namuteze umutego kugira ngo afungwe urabyibuka ndavuga ntabwo ariko bimeze ndifuza ko ya mpano habwa ubutabera ibyamukorewe n'ubunyamaswa ntabwo bafata umwana w'umuhanzi RPF yari yamufashwe na Ruti bagomba kujya kuririmba bavuye ko interview ku gihe ndavuga kubera iki bamukoreye ubunyamaswa nk'ubu urabyibuka Dumba ndavuga ntaba abantu bakurikiranwe ndabyemera warabikoze urabyemera ya mpano navuganaga nawe nta kibazo numvaga ko ngomba kubona ubutabera ngiyewe ndi mu bantu baje hano jihad akimara gufatwa ndavuga nti ubiryozwe abantu bati jihad ararengana nkavuga nti ntabwo ngiye imboga kugeza aho nguyu Janet Gisetse ari hano baje kuvuga ko naje guhinduka nyuma ngo nkavugira jihad ngaba bari hano urimo kunyumva nuza gusubira inyuma ntabwo ngiye njya ry'imboga ntabwo nzi kunyira uruhande ariko kuko tugomba kuba muri societe idaheza inguni aho umuntu aza agafata uruhande ntabwo ngiye nzigira afata uruhande ya mpano naje kumurukane nabisubiyemo inshuro nyinshi ya mpano yagiye mu Bubirigi mvugana nawe navuganye nawe mu Bubirigi muzana no kuri live avuga mukomeza ambwira ati najyanye n'umudamu mu Bubirigi urimo kunyumva umudamu ari Kigali tuvuga ati ubwo situation ari gucamo ntabwo ngibyo bitureba it's okay ya mpano ageze i Kigali avuye mu Bubirigi urimo kunyumva avuye mu Bubirigi ya mpano yazanye amashusho ari gusambana ari kuryamana ari kuri kamera ari kuryamana n'umwana muri hoteli yo kwa Bamporiki ibi bintu bivuze inshuro nyinshi ibyo ya mpano yarabikoze uretse gato amashusho ajya hanze umuvugizi wa Riboje bundi yabivuzeho aravuga ati nyuma yari amashusho ya mpano yongeye kugaragara mu yandi mashusho turamufata aho ninde wari umuteze umutego ari mwari mutaratangira kumutega imitego tega amatwi ibyo ngibyo ntabwo bindeba bro ntabwo bindeba kuko n'ubundi baravuga ngo uretse gato ntabwo ngendera kuri pressure y'abantu tega amatwi Dumba ntabwo ngendera kuri pressure y'abantu
ahangaha ibibavuga ngo hari uwishyuye ibi ngibi yagori kuvuga nibyo bavuga ngo ya mpano yanyishyuye ngo mfungishe bariya ngo dutabara abantu mu nama. Pazo yaraje aravuga ngo nabusiye ama video ngo nshaka kumutega umutego ngo bamufunge. Twumvikane rero abantu badashaka kugendera mu kuri, badashaka gushyiraho umucyo, bakumva ko bagomba gufata bagaheza inguni, ntabwo ngo ari we gudifata. Ya mpano akimara kuza mvugana nawe musaba gukomera, mubwira ati kora indirimbo isohoke muri iki gihe, sohora indirimbo. Urumva kunyumva Dumba? Icyo gihe yagaragaye muri ara mashusho. Urumva kunyumva? Keza Tedeschi kubera icyo muri amwitinga abantu bari baravuga ko bankunda. Wena Semuhungu ntabwo afata ko se zuma stop. Keza icyo kumwitinga abantu bari baravuga bankunda. Wena Semuhungu urumva kunyumva? Barampamagaye urabyibuka hano baza no kuri live ngo ceceka ntuvuge ibyo bintu. Urumva kunyumva? Ndabyibuka. Ndavuga nti oya nabangiye kuba umugambanyi. Niba abantu bari mu nzu y'imbohe bari kuzira amashusho y'uyu muntu yagiye hanze, yarangiza agafata ya mbere akajya gushyiraho aya mashusho. Aya mashusho narayohereje naje kuri website ya RIB. Narayohereje akimara kunjya navuze ati murebe umuhungu wanyu nguyu ntabwo ngenze kurya imboga. Ndavuga nti niba hari abantu bafunzwe bari gushinjwa gusakaza amashusho y'uyu nguyu ko abikoze live ibi ngibi turabyitiki, bari abantu bararengana. Ndavuga ya mpano niba ushobora gutatinya ubutabera, abanyamategeko baba jihad bari gusaba ko nawe ukurikiranwa, ugatinyuka gufata amashusho nkaya live, ibi bintu byawe byagiye hanze ubiryozwe. Urumva kunyumva Dumba? Abari wowe ubiryozwa. Ndatabaza hano Semuhungu baraje no ngo bampa amafaranga. Ndavuga nti muje muri kugo baravuga ati reka please turagushakira akantu ibyo bintu bireke. Urabyuka ama telefone hano muzarana ku karubana. Ndavuga nti ndanze. Ndavuga abanyarwandakazi amasaha ya naya ya mpano yakoze ibi nibi, niba ashobora gukora ibintu nibi tena uyu muntu aracyari victime. Semuhungu baravuze ngo bagiye kugushakira akantu ibyo bintu byihorere. Rega yabivugiye yaje hano kuri live namuhakaniye kuri live. Ndamubwira nti ndakwiyamye ibi byabaye, ibi nabonye n'amaso yanjye, aba bantu bafunzwe bari kurengana. Nibwo nagarutse mvuga ko bajihad barimo kurengana, ya mpana agomba kuryozwa iby'amashusho. Ejo bundi muri iki kiganiro umuvugizi wa RIB yavuze, yarabisobanura avuga ati nyuma yari amashusho ya mpano yagaragaye mu yandi mashusho turamugahamagara hano tumugira inama, tumuha gasopo. Urumva kunyumva? Amashusho yo kwaba muri RIB yarayabonye. Urukunyumva? Umuvugizi yavuze ko mu yandi mashusho ya mpano yagaragayemo baramuhamagaye, kandi turabizi ko RIB ntabwo gifata umuntu mu ikosa ngo ihita imutanga mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha. Barabanza bakabaganiriza nicyo bakoreye ya mpano. Tugaruke gatoya rero kuva icyo ngibyo bikimara kuba. Urumva kunyumva? Icyo kintu kikimara kuba nkamuri ya mpano gutyo nagomba gukora iki? Navuze ya mpano gera washyuminge ibyo ukora. Ejo bundi amashusho y'umwana umukobwa asohoka, turi kumwe muri biriya byaha birindwi bavuzeho kuri ya mpano. Impamvu yatumye namagana ya mpano ni iyi ngiyi, ni icyaha kimwe muri biriya byaha birindwi ntakombaga kwihanganira mu byo yakorewe uriya mwana. Njye niyumviye n'amatwi yanjye kandi na RIB yafashe, kuko RIB mbere yuko ibivuga biriya byose tekereza ko bayahaye ibimenyetso birahari. Mu byaha muze kubikurikirana mu byaha birindwi harimo icyaha kimwe navuze ntabwo ndakwamagana, ntabwo ushaka kubyihanganira. Icyo cyaha ni ikihe? Icyo cyaha uzi icyo ari cyo? Abantu na icyaha ntabwo ari byo ngo barwanye ngo aramukubita baramugonga, oya, icyaha cy'ivangura. Urimo kunyumva Dumba? Niyumviye mu matwi ngo ndaguca amazuru kuko ntabwo nshaka kujya deep, kuko RIB yabigize ubwiru. Naravuze nti wowe ndakwamagana umanze uje kuvanamo izo matate zikurimo. Wewe wiyumviye mu matwi wabyumvise he? Ntega amatwi nta bintu byabaye hari bidafite ibimenyetso. Icyo kintu ngiyewe niba kugeza amasaha bishobora kugira ntega amatwi cyo niba arama video ndi kumanika nayakuye he? Aramajwi ndi kumanika. Uvuze ya mpano yavuze wabyumvise. Nceceke kandi nkubaza. So twumvikane rero. Uramaza se undi muri interview nawe. Ubicyo mubwira ni iki ngiki. Nashaka kugira ngo gushyirireho umucyo. Oya reka ibintu nkubaza ibintu bizima. Wabyumvise he? Biravuga ngo warabyumvise. Bogonye we narabigusobanuriye niba ari yarabigize ubwiro rangiza bibwirwa ntabwo ngende mu ntabwo ndumushinjacyaha nta nubwo ndi mu rukiko nk'umutangabuhamya. Mwese kuri icyo bivuga hano udashobora kubivuga. Tugende gato. Wowe rero nk'umuntu nzi urimo kunyumva ubizi ko namaganye byakorewe ya mpano wakoresha imbaraga nyinshi cyane. Turi kumwe
iyo ngiye kuvuga ikintu nkivuga gishimangiye uko namaganye abaketswe gushyira amashusho ya Yampano nkumva ko bagiye kumurimbura nkajya ku ruhande rwe abandi bari gutera amabuye ngo yafatira iki urabyibuka nza hano nkajya mu mategeko ntanazi neza nkavuga ko gufata amashusho ntabwo bigize icyaha kuyasakaza byo bigize icyaha murabyibuka abantu bose Yampano bamuteraga amabuye bavuga ngo ni gute iki kirumbo cyafashe amashusho ameze kuriya murabizi ko ninjye muntu wasije ndavuga nti murebe uwayasakaje ibibera mu bitanda byanyu ntabwo tubizi nari ku ruhande rwa Yampano ndi umuntu umwe uzagendere busanga ngo difada every single day ndi kuri kote itariho abandi bantu impamvu ni iyi sinkundira kugendera mu kigare so aya masaha rero uko nabaye kuri Yampano abandi bari gukoreshwa n'amaranga ngo niwe wayifatiye ngo abari gubiryozwa nje navugaga ko ibyo yakorewe bidakwiye abamukoreye ubwo bugome babiryozwe nkimara kubona ko yabigizemo uruhare mu kuyasakaza gifata yandi n'abandi bagifunzwe naravuze ati ntibikunda Yampano ndakwamaganye izuba riva ntabwo na tolerating kubona ibi ngibi reka nze bazere ko kamaze ikintu kimwe ni kihe na cyuzinze Yampano ribu none ngira mushinje ibyaha birindwi kamaze ikintu kimwe ndumva nawe umutima nama wawe nibyo hano hari abantu nta n'umuntu nigeze mvugana kuri Yampano no nibyo nawe urahamya ko hari umuntu wansabye wanyuraho mu gihe maranye nawe akanyishura cyangwa akamwe ngo kora ibi ngibi kuko we abishaka mu nyungu ze byakunda Godfather njyewe ibyo bintu simbizi sinarimbi kuziho nkunda kumenya ibintu byawe ariko abantu iyo bavuze ngo umugore babazi ko bari baravuga riri pupe iyo bavuze riri pupe kuri njyewe simbizi sinzi wona riri pupe hari ukuntu ubushuti mufitanye ni bwinshi ariko njyewe kubera ibyo biboro ntabizi nzi ko muri inshuti nkuko waburi inshuti na kiza wait reka ngurangirize iryo jambo risubize mu kanwa nta nshuti ngira kuri iyi mihanda I have no friend ku buryo anybody can use me ntibikunda ntabwo bishoboka mu cyongereza sinzi ijambo ry'ikinyarwanda muri aba associates ba hano b'amacoin never brother never uranyibeshyaho never ever riri pupura mwihakanye ndakubwiye never wihakanye riri pupe Dumba ndakubwiye wowe ukuntu unzi nutabira indyarya Dumba aya makoini yanga hayatu umuntu ankoresha icyo ashaka koko nuba honete mu gihe maranye nawe ibyo birashoboka umuntu yampa amafaranga akambwira ngo kora iki ukubizi ngiye kureba ikiganiro yago yakoze n'ukuntu yavugaga ibyo ndimo ndavuga ubu ndimo nabihuza ndashaka kugira ngo mbivuge njyewe direct ntabwo ngiye guca hariya na hano ubundi yagucyo ashaka kuvuga yashaka kuvuga ko riri pupa afite amafaranga menshi yaje akonayivinga nawe and then ujya mu bantu kazajya contacting iriya ngo noneho na Pastor Kimazamo ndashaka kukubaza ikintu kimwe Dumba ndashaka kubaza ikintu kimwe mu bantu bari hafi ya ntuza ya Yampano ni Pazo nakoresheje Pazo oya iriya video ko ari we wa muri hafi kugeza agiye nakoresheje Pazo oya Pazo we yaje kuzamo nyuma Yampano agiye gufungwa Yampano yamwiyamagariye reka ibyo bintu njyewe ikintu kimwe kiriho ni iki ngiki turi kumwe I don't give a fuck urukunyumva ku bantu bagenda bagakoresha mentalite zabo nakubwiye njyewe kuva naba ubwo divada nanga amacakubiri urumva kunyumva so niba umuntu ashobora kugenda hari akaba afite mentalite nkizo Dumba I will stand up nzakubwira ngo sigaho reka ubwo bugoryi turi kumwe niba unabireba none tugaruke ku bantu bavuga ubugoryi Dumba ndashaka kukubaza mbwira inkuru nigeze ku breaking ntako tinzi igihe giti cya stupid ndinda ikigize icyaha niyo mpamvu uzareba every single day niyo mfite amakuru ndababwira muceceke mu ndebere abantu bamaze kumenyera hano barambwira ati Godfather ku gihe bamaze kwandika ese Dumba nuko manafite amakuru kubera iki ukavuga igihe cyanditse no ndagenda navuga ati ndaza hano nkajya mu migana mfati ende 3 mutegereze murebe n'igihe cyanditse bamaze kubimenya igihe cyanditse umuvugizi wa Libya yamaze kuvuga ngakora comment ku byo bavuze yes or no yes niko nsanzwe nkubona ubikora uretse gato tugende gatoya duhere kuri uyu mwana w'umuntu urimo rakuratura mubwira reke gato
Uretse gato windaka ntabwo nyine ko ndamuka. Muswera buretse gato ni kanyi buri kanyigenda buretse gato. Yo ya mpano twamuvuzeho yafunzwe twamuvuzeho atarafungwa. Twamuvuzeho atarafungwa. Uri muzima. Ngewe bamuvugiyeho hehe? Ngewe njya muvuga atarafungwa ari muzima. Oya ndavuga tumuvuga kuri ibi bintu byamubayeho ejo bundi. Twamuvuzeho yafunzwe atarafungwa. Bamufashe. Urakoze cyane. Twaraje no tuvuga ngo breaking news ya mpano yafunzwe. Turi kumwe? Turekeraho turavuga tumuturebe kugiye tumenye ibyo yazize. Batubwira ko ari muri weekend igihe kitari cyandika. Ku wa mbere mu gitondo nibwo bazanye inkuru yanditse ku gihe. Urimo kunyumva? Ko ya mpano afitwe yafunzwe ariko ntibatangaza ibyaha akekwaho. Twaraje no tuvuga ku nkuru yo ku gihe. Ikintu twakoze nibo byibuka. Nahamagaye umugore wa ya mpano. Umuntu wampaye nimero hano baraje nimero hano ndamuhamagara arambwira ati umuntu yarezwe ibyo uri kuvuga byo yarangonze nibyo ariko nta kindi ndiburenze kuri ibyo ngibyo. Imihanda irimo iravuga ngo Pastor Kim ntabwo yari kuba umuntu uza hano kuvuga ngo kubera nawe yashakaga umugore wa ya mpano niwe bapfuye. Bari yabaza nkuko abandi baza. Untege amatwi tugere gato ya rero. Ibyo ngibyo twakotinze inkuru yo ku gihe. Urimo kunyumva? Gukotinga inkuru yo kigihe ntabwo ari uko ntari mfite amakuru. Kubera ikinadarapye ziriya foto ari uko igihe kikimara kwandika ko ya mpano bemewe ko afunzwe. Ko kariko nadarapye amafoto nari mfite. Nabidarapye kuko igihe cyakimaze kwandika. Kubera iki twagiye deep umuvugizi wa RIB akimara kuvuga ibyaha 7 ya mpano aregwa. Nibwo twavuze. Kuko none ndashaka kubaza. Godfather niba muvuga ngo keretse noneho abantu n'abantu bakabyemera sha umuntu araje tuvuze ku muntu wafashwa agafungwa turi kumwe dusize comment ku muntu wafashwa agafungwa dukotinze igihe nazanye umuntu hano arasoma tuzana abantu bagasoma hanyuma nangirije nte mfungishije umuntu nte ubugambane burihe kuba navuze gukotinga uretse gato gukotinga inkuru yo kujya ubwo igihe ndi mu bugambane n'igihe turi mugambane na RIB. Siko bimeze se? Kuko ibyo twavuze ibyanditswe n'igihe tuvuga ibyaha 7 umuvugizi ya RIB yatangaje ya mpano aregwa. Siko bimeze? Hano hari comment y'umuntu urimo uravuga ngo ikintu cyo kuvuga ko wari ufite amakuru nicyo gitangaje. Mbese utanga RIB amakuru buri gihe. Ntanga RIB amakuru buri gihe? Dumba, listen to me. Ndakumva. Kugira amakuru ni ikintu kimwe. Siko bimeze? Amakuru aba inkuru bitewe n'igihe uyitangarije naho uyitangarije. Urimo kunyumva? Amakuru agira agaciro agahinduka n'inkuru bitewe n'igihe uyitangarije naho uyitangarije naho uyitangarije n'uyitangaje uwo ari we. Urimo kunyumva? Dumba ntabwo amakuru yose ahinduka inkuru. Urimo kunyumva? Ntabwo nakora ikosa. Urimo kunyumva? Ryo ku breaking inkuru ngo ya mpano yakubise umugore we. Urimo kunyumva? Oya, ntabwo nataginga inkuru nuza kubyitegereza. Inkuru natanze mu buzima. Uri kunyumva? Itaregewe cyangwa itagiye ku karubana n'abandi. Itanditswe mu binyamakuru. Ni inkuru ya mpano yo kwa Bamporiki. Urimo kunyumva? Niyo wa breakinze. Niyo nkuru na breakinze. Impamvu na breakinze ni yihe? Nuko narindi kwanga karengane k'abantu bafunzwe. Urimo kunyumva? Bitirirwa gusakaza amashusho kandi nyirayo nabagikekwa yarangiza mu gitondo agakora umwanda nkuri amashusho akagenda kongera gakora ibisa nabyo. Ndavuga n'abafunzwe bashobora kuba bari kurengana kuko uyu muntu ntabwo ashobotse. Urimo kunyumva? Kuboroka iyo nkuru narindi kwamagana ikibi. So tugenda gatoya rero. Tugaruke kuri abangaba ibyo bavuga ari umuntu wanditse ngo yiharibu. Ntabwo ngewe ndi umukozi wa RIB. Icyo niko twumvikane. Ntabwo ndi umukozi wa RIB, ntabwo ndi umu informer wa RIB. I'm a blogger. Hello? Ngewe ntabwo ndi umukozi ujya gufata amakuru ngo nyatwarire RIB. Ndatanga raporo muri RIB singiye nkorana na RIB. Ngiye ndi muri RIB. Mureke my friend, I'm a blogger. If I get that news, habona izo nkuru ntabwo zigize icyaha kuzitangaza ndazitangaza. Turi kumwe, we have the freedom of speech.
uri kunyumva icyo nashobora gukora Dumba ni iki ngiki. I'm not gonna go there ngo ngiye gufata inkuru y'ikinyoma ngiye kwa accusing umuntu ngiye gukora inkuru y'imparabitsi. Urimo kunyumva izo ngizo nibikora itegeko rirandeba. Ngiye nabwiye ribu kuri social media uko baratwumva naravuze ngo Godfather. Urimo kunyumva ikintu wanyambura ukabunyambuye ubuzima. Urimo kunyumva nukunyambura uwondi we nukunyambura igihugu. Urimo kunyumva ndabasaba ninkora ikosa ntimuzampe convocation nko mu diaspora muzanyandike kuri platform zanyu zarara nuri indege maruke nze kuryoza ibyo nakoze uko nukuri narabivuze kandi musi ndabisubiramo turi kumwe ibikorwa remezo byanje biri mu gihugu. Urimo kunyumva ndi proud nkunda igihugu ku buryo no guhanwa nacyo Godfather ndi proud ntabwo ngiye natoroka igihugu bro ndikubwiza ukuri uko nukuri kandi nguhagazeho ninkora ikosa ngakora ibigize ibyaha muzanyandikire nk'abantu bari kunyandikira